Okay bro kubushaki ergo senyumva yagize aho bazi nka gisupu supu nagari buri wese bro nagari buri wese wayagira hello muku nako muko waramutse ute kare nabonye udupics twawe waranasutse ariko sinzi niba n'amaso yanjye warananutse wenda ubabarire nshobora kuba mbivuze mpubutse ariko nta nubwo ari ngombwa kwanza urabizi igihe gishize twirirwa na muri huda baniga banjye bakira abapeti ndakwibuka uba mama nk'abapapa dukina iby'abana n'abandi nkuruta none ubu ndebera usigaye ndeba mu gihorihori. Hello nizere ko mumeze neza cyane nongeye kubasuhuza no kubashimira ko mubana natwe wakoze cyane gukurikirana Next TV Rwanda. Nitwa Patrick ukwizagira tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi turi kumwe n'umujene murimo kubona kuri kamera zanyu tugiye kuba tuganira byinshi cyane tugwaye ikaze kuri Next TV Rwanda. Namahoro ko naswagase Nubutsi byabenge mu mujyi umukigiza ngo no gushaka inigitsa ngo ubuzima bwaho butandukanye nubwo nsize inyuma bacumukirigi nabyukaga nkigana njoro nshaka ubwatsi bw'inka zimuhira budakenda comoka nikaraga siri nsanga basuka amarira nsaga nta mukuru na mutoya bose bararira bapfa ubundi bagakira ubundi kubera ko nsubira mu rwose nzi niba hari byenza mukira apari maharabona umunsi mbyuka gasa kumwe n'imwe igitono mu bakire kinago ndabe ko nabukora akana ubuzima bwaho n'ubwo mu butayu nabaje humukarani mina beto mutiye nihini nze buri mpande niyanguda no gutera gapasi nigeze kuba kusekidite nikana nzahantu henshi tubideke gusikimbabaza nuko ntabondo ubuzima bw'ejo hazaza nyuma y'akagato mwana ni sejo ryamego wikaraza imihanda n'iki ugenda ukora ibiki kabisa. Okay, that's Mr. What's up? It's a short time. Abantu babyumvishe ko uyu munsi biraza kuba ari more fire. Welcome to the show. Namahoro. Wibwira abantu gute se uretse ibyo ngibyo ukoze tu ubundi amazina nayahe? Mazina yanjye banyita Cedro Liam. What's up? Welcome to the show bro. Namahoro. Ongera udukaraga kandi kantu twinjire muri show fresh. Akandi kantu. Muri gipen killer. Cedro Liam the killer. Rimwe mujyanama kuri bamwe bahonana amadida bakavaton bafite stress bakabukarinda bwira abo ngabo nibo mbwira kinabit menya ko nkeneye inzira urumva utari muri mood reka mabif tiga amatwi iyi track ntaga ningomba kwijya huza ubwo bufuri buri gihe bo kwica jya wiyumvira ibigoma furiza guteza ubukene ku bwinshi reka ibintu nk'ibyo ujye ubyirinda ndavuga ibyo byose bijyanye no gusinda ngo nuko ufite ububazo buri kugukanda iyumvira painkiller bitaza guteza rubanda erega aha ni kwisi bishobora ababizi sedudijyamu na virene tubakorera umutima nabizi jewe ntago nkunda stress mu buzima hami nta nubwo njya ngira igitima kibishumi buri gihe baniyumviriza painkiller zibigoma iyongeza muri crowd bose barabizi ko ikiba kigezweho kibari bros nigga umuziki bari byose mu by'ukuri njye na njemba mu mubiri iyongeza urudiba kiri bicurika bakaba nk'abafashwe n'isegerazi Mr. Liam kabisa amakuru y'iminsi ni fresh bro waje gutangira umuziki ryari umuziki nawo utangiye 2018 yego guna ni soje amasomo yego kuva icyo gihe na n'ubu ngubu ugize imizingo ingahe ugimaze kugira indirimbo zingahe imizingo bari nakubwira exactly imizingo mfite akongeranyije ni nka 15 kabisa no urugendo rurerure kuva 2018 kugeza uyu munsi 2021 ubona uhagaze he ukurikije aho watangiriye naho rubungu navuga ko ndi kumuvinga uko mbishoboye abizi buri kimwe gisaba sacrifice izo sacrifice ndacyazihiga ariko mu bushobozi buke bwanjye mfite ari ibyo nagezeho navuga nk'ama-audio muri izo ngizo nkubwiye harimo ama-audio n'ama-video navuga wenda n'ubu promotion ngenda ndebaho kuri marketing ukuntu nakwa accessinga ubu radio ndetse n'abandi bose babasha gustreaming indirimbo za Cedro Liam. That's what's up. Welcome to the show. Ni show yacu iravuze ko ari fresh sana abantu babyumvishe ko turi kumwe n'umujene ufite talent araza kuba duha flow nyinshi cyane cyo musabwa no kugumana natwe none se tuze gukoresha ndashaka ko tuza gukoresha amagambo make cyane uyu munsi ahubwo show yacu ikaza kuba all about entertaining people baba dukurikiranye no kwanga turaza gukoresha amagambo make y'abwo abantu bakomeze bumve talent ufite
sinshidikanyaho n'abantu bamaze kumva kuri sample yayo Yeah. ahubwo imirongo iri nayo ewan mirongo ndindaye nk'umusani kazi Cedro Liam Nebele komi El Shai Tony Monigo nagarukanye zafu zanjye n'umujinya w'umudandura nzuzi ubu gahunda no gutema nterera imawe nta bintu by'impuwe step up music yose abahungu kuri move gengo muri ndagaswe yabonye ari so yigira gasimi bihasongwa debe kujya tega indege kugihidinga ikigede kuva mu gitondo paka rikadenga kandi ubwo nabwo yitazwi na system tela ubwo nta ninyinya yeah kwihelenga ikiyede paka rikarenga yeah bro ni byinshi nakubwira ariko time management kabisa yeah wambye ari ikibazo kigiye kweri Yeah. ariko nimamya ko impano y'ibihari ahubwo abo banyarwanda badushyigikire kugira ngo bakomeze gupushinga your talent ndaza kuvuga ngo umuziki se winjiramo wari ufite izihe ntego ubundi je nafite intego zo kuba nahindura yeah lifestyle yanjye kubera ko kuva mu bwana nari mbifite mu nzozi yego kindi wenda nkaba nagera hejuru nkabyimba ngateza imbere igihugu cyacu kabyimba yeah nkagera kuri level y'aba MT n'abandi n'abatake off bose tubona hejuru kabisa yeah muri uyu muziki cyangwa se uru ruganda rwo mu Rwanda nabahe basore bajya bagukomuka kavuga utawangu yo bana playlist yanjye naga igiboraho imirongo yabo yeah ikibazo kiza bro mu Rwanda navuga ko yeah you know ngiye ngora trap yeah aba trapper dufite mu Rwanda bankuma ambere ni busha nako ambere ni Betray yego wa kabiri ni Daf wa gatatu ni Buda nabo batatu nzi mu Rwanda nabo bonyine yeah track ya Betray yo yumvisha ukavuga uti ni nyinshi yakoze zirankuma ariko iyi ngiyo nayo nyigezeho sinakubeshya ngo nimwe yonyine zose zirankuma kubera ko Betray ni umurapu si kwandika man na pana ba Bushari ya Bushari nawe arandika ariko buri wese burya agira favorite ziwe ako sinakubwira ngo najya kumva Ishkevin bono umurapa nka Betray uzi kwandika kabisa ngendera kuri lyrical apana beat yeah true story okay none se hanzanga hari abantu tujya tuganira bafite imyumvire yo kuvuga ngo abantu bakora trap ni abantu b'inzaduka niki hari hip hop ya mbere yazanywe n'abasore bo muri Tough Gang abo ba trap ni abasore basheje nejo bundi bazakomeza abo bantu se bagire ihe nama cyangwa se iyo myumvire umuntu ufite iyo myumvire ni icyo umubwira umuntu ufite iyo myumvire ntago namujudginga kuko buri wese burya afite icyahiraho kugira ngo afate decision nyine wenda icyo akunda ntago namujudginga gusa wamenye trap akayikurikira bro ndakubwiza ukuri ko ta proving ibyo bintu ko ari ukuri yego kuko trap naho dufite abaraperi bashoboye bazi kwandika nibyo hari aba batazi kwandika nibyo navuga just kuko babikunda ariko hari aba bafitemo impano abo ngabo rero niho batuma abo ngabo bavuga ngo trap ngo naho ihuriye na old school nibo batuma bibaho tu nibo batuma bibaho ariko trap ni injyana igukumvika ishobora kuba gushyira muri mood yeah okay none nyine dukomeza kuri akantu gatoya n'abandi bavuga ngo hari imyumvire nyine yo kumva nyine izi generation nshyashya zitubaha abantu babanjije muri game kumva ngo umuntu aje akoze trap rimwe agahiti kamwe ahita yibagirwa abantu bamubanjirije muri game byo bitese yeah bro ibyo ngibyo navuga ko ni nko kwikina kwitera motivation nk'umuraperi wese cyangwa umuntu wese ufite aho ashaka kuva naho ashaka kugera yego abashaka attention ushaka attention rero ushobora gukora buri kimwe kugira ngo public yose iguhanga amaso ni swag ya ukaba wakwiyongoza nko Buda tutari kuri level kugira ngo just na public nyine ndebe oto okay ukomeje kwano kuvuga ngo kwiyongoza umuntu nyiniga usa n'undi hejuru gatoya ubwo ibyo ngibyo bisa no kuba nyine washaka kuzamukira ku muntu rero kabotereka nzamure beef nawe kugira ngo yabwe afite izina riri hejuru nanjye bizamaporo ngaho turabazi mu Rwanda bro ingeros ndaguha urugero rwa Daf na Generous 44 yeah 44 ninde sureze muri abo abo ngaho nakubwiye already nakubwiye Daf bro 44 nawe just ndamwemera zikwandika man ariko Daf man ni papa we kabisa igiti cyanjye
Okay, that's what's up. Welcome to the show. This is the Komeze Fresh. Ni show yacu ibikomeza tujya twiganira ku bintu bigiye bitandukanye. Turi kumwe n'umujene mwitelam Cedro. Cedro nyama. Dread ku mutwe. Ni ku mutwe gusa cyangwa ni rasta n'ubusanzwe? Ku mutima niho bituruka, ku mutwe biza nyuma. Ku mutwe ni brand. Okay, dukoma kandi kantu tu abantu babasaga n'abakonje mukono. Akandi kantu. Wenda sinkiryama bamiga ubukesh kugira ngo ndebe ko nakora fame. Okay. Bro. Kubushaki. Ndabizi. Ntukiryama. Ushaka ki fame? Bamiga ubukesh. Kugira ngo ndebe ko nakora fame. Okay, bivuze ko byagorana ko akora fame udafite ubuceri. Dutangira nakubwiye ngo buri kimwe gisaba sacrifice man muri aka gakino. Yego. Wapi nago wakora fame nabicwa. Ni gake cyane n'amahirwe bro. Bivuze ko izi talent nyinshi tuba duhura nazo se zidafite ubucwa kuzafata biroroshye. Biragoye cyane. Amahirwe Senyumva yagize aho bazi nka gisupu. Ntago ari buri wese bro. Ntago ari buri wese wayagira. Okay, that's so. None se ayo mahirwe ya gisupu aza rimwe mu buzima. Uwo muntu ufite iyo talent yo nta buceri. Niyihe nta muhise umugira se? Abivemo? Ntago namuca imbaraga. Ashobora gukomeza nyine akagerageza amahirwe. Nakubwiye ngo biba amahirwe araboneka ariko ntago buri wese agira amahirwe angana n'ayundi. Yego. Ushaka kwihiringa anytime. Igihe cyawe cyagera turi ku murongo bro. Turi ku murongo iyo umusana umwe yagezweho arahitinga imihanda akayobora akavaho n'undi akajyaho nawe namugira inama yo kujya ku murongo nk'abandi bose. Kabisa. Agategereza anytime ishobora gucamo. Uko guhitinga akavaho undi akazaho ntabwo bisa no guharara abantu ku buryo uyu munsi twumva umuntu yakubise ejo tugahita tumubura. Bro nibyo nakubwiye. Wambaye birasa na cya kibazo wambaye cya old school na new school. Kwebwe mu Rwanda abenshi baraharara ariko abafite gushishoza muri bo bareba umuntu uzi ibintu bya nyabyo. Niyo mpamvu nakubwiye barapere batatu nkunda suko nyobe abandi bose nabo twirirwana. Suko ahubwo ni ibikorwa byabo bimwumvika. Kweri bivuze ko kuba nyine umuntu yabona amahirwe nayo akayakoresha nabyo biba ari ingenzi. Ufite management yo ukora indirimbo zawe gute se? Management ngewe navuga ko buri kimwe ngenye ndi kukikorera ku giti cyanjye tu. Yego. Izo mbaraga ziva hehe zo gukomeza gushuramo ibintu? Ni kwa kwihiringa. Ushyiramo imbaraga nyine wihiringa buri kimwe tag life ni danger man. KGR ni isazi. Ako tugomba kubaho kandi tugomba kugera ku byo twifuje kuva kera. Cyane. Kama yambaye. Never fail. Never give up kabisa. Inshallah umunsi umwe kaba kazafatwa hari ibyiringiro. Okay. Hari track ufite yitwa nabyiki. Ikibazo cyiza bahita naby'urukundo unique kuko ntago ari trap. Naby'urukundo by'inkundo wapi ntago birimo. Naje gusanga ni story ndende bro. Imeze gute? Ari ukuntu umuntu igashora urukundo kandi ibintu by'urukundo wenda byararangiye mu mitima ya bamwe ndakeka ya benshi ahubwo. Kuki utabishora kuki bifite se? Gababayemo kwibeshya. Ngiye natangaga message nk'umuhanzi ariko ntago biba bivuze ko ariko nteye. Yego. Wapi. Bivuze ko nanga message kuko ngiye mvuga ibintu biri mu mitima y'Abanyafrika bro. Ntago ari true story yawe. No. Okay. Biri mu mitima y'Abanyafrika hari umuntu buri ushobora kuzayumva kayikunda bitewe nuko imufasha kaba yitura umuntu na message. Yes. Bivuze ko ntago ari true story ahubwo ni kwa kuba wari ishisho rya rubanda. Okay, that's what's up. Hari akandi kantu ufite mu mutwe vava
kugira ngo abantu badukurikiranye bakomeze kuryoherwa na show turimo dukora tugabanya amagambo ahubwo abantu bakomeze babone talent ikurimo. Akandi kantu hello muku nako muko waramutse ute kare nabonye udupics twawe waranasutse ariko sinzi niba n'amaso yanjye warananutse wenda ubabarire nshobora kuba mbivuze mpubutse ariko nta nubwo ari ngombwa kwanza urabizi igihe gishize twirirwa na muri huda baniga banjye bakira bapeti ndakwibuka uba mama nk'abapapa dukina iby'abana n'abandi nkuruta none ubu ndebera usigaye ndeba mu gihorihori njyewe ntabwo ndabyemera kare we turi kumwe mbabarira ntumbwire man kuko wanze isuyo n'ikimenyimenyi isura yawe yarahindutse bikabije umubiri n'imiterere uracaho amaniga ya piyore zigwade ku mihanda bigatuma tora kripo tagacomekera hasi gutigita dofu mperuka kera umuntu kore none usigaye urada kwaba maniga kurya ataca umubiri bose bakundaga fanta none usigaye ukunda bakibaka inzoga n'itabi imihanda yose kuzinkika ngo yamaye ntuga ari ubuzima nari ngukumbuye ariko mu by'ukuri njyewe ndanababaye ari umukumbuye ariko uranababaye bro that's what's up ari umukumbuye ariko uranababaye ushobora guhura n'umuntu ashobora kuba ari umuniga cyangwa umbebi mwakuranye ariko mukazatandukanywa n'isi anytime mugahura tu paraxida usanga aragusumba ariko kiryo cyatari bitewe n'ubuzima umwe yabayemo budahuye n'ubwundi usanga we yabayeho neza aranagusumba n'iki just ni muri ubwo buryo nandisemo iyo track ubwo mbese numvaza akabazo kabanga ubuzima ubu kwigisha iki se kumva warakuranye n'umuntu mwese muri the same generation ariko nyuma bikaza kurangira nyine umubona ari kuri inde tape ibyo ngibyo bibaho mu buzima ngo ni gate bigatoki ntago ubuzima burya budafite ibintu by'amadodani ntago njya mbukunda anytime tugomba kuba turi standby kuko nk'abasirikare b'ubuzima soldier for life cyane tuba tugomba kuba duhora twiteguriye guhangana na buri kimwe shitani imitega dutega ni myinshi tuba tugomba gusimbuka nk'abasirikare fanya kazi wasawa iyo track wari umaze kudukubitiraho numvisha ari fresh cyane yitwa gute iyo track bayita nari ngukumbuye ushobora kwitura umuntu wese ukumbuye dukubita akandi kantu abantu bari bafite aho bakumbuye barimo kuri Next TV Rwanda bakomeze kuryoherwa nako kabisa iriya track ndakeka track nari gukumbira nari gukubise ni verse 2 dukubite verse 1 ubwo mise nibaza ngo ya mbere noneho simeze verse 1 Sidrol Yam come the gang umwe mu bahungu bavukiye amezi 9 nk'abandi gakunda nk'isani nshaka guhesha umuryango ikuzo aho tuvugira uba benshi bazi nka Rwanda take nanjye ndakumbura abakobwa bahungu ndakumbura abo twakundanye ububuzuye imihanda na VIP abo tudaherukana wallahi nje mbateye peace ntiduherukana ariko burya bijya bimbabaza gaho gerageza ugwemo cyangwa nze kuguhiga banyohome reba nk'igihe gishize imyaka 10 tutabonana no kuri kwifata byanze ubanze ngiye gusara reka duhuze burya mutima yidahura reka bigurukuze zirida man kizere ko ebana ari fresh byatari nari ngukumbuye abantu bafite abantu bari bakumbuye bose abana karimba kabashimisha fresh bagasanga yes ku karirimbo wagasanga kuri YouTube channel Sidrol Yam official that's also ariko ufite indirimbo zigiye ziri ku yandi machano ufite indirimbo zigiye ziri ku yandi machano ko mu minsi ishize nari mfite label izo ndirimbo zishobora kuba zitari kuri channel yanjye ariko zikaba ziri kuri label wari ufite label muza gutandukana wari ufite label muratandukana ntago twatandukanye nuko nabaye mfashe umwanya wo kwitekerezaho bitewe n'ubuzima ubwo bivuze se ko label hari umumaro yari igufitiye label n'ubiracyaba ufite kuko still is spending ntago bivuze ko nayifite ahubwo nuko nabaye ngiye ku ruhande gato kugira ngo ndebe ikibuga mbanze niga ikibuga fresh ngaruke nica amagiri nabaye nkuko bajya mwivuga okay that's so sad hari abantu babaza ko nyine abantu biririmbira izo njyana ibintu by'inkundo wapi kabisa nagaruko bimeze bro nago nakubwira ko aruko bimeze kuko buri wese aba afite amarangamutima ku giti cye nago wavuga ngo
generally abaraperi bose nta rukundo bagira turarugira man ahubwo nuko badukinisha ako bikatwigisha buri bintu byose duhura nabyo mu buzima bitwigisha message niyo mpamvu ujya kumva nanditse track nta by'urukundo kuko hari umuntu ushaka kuba yarabaye mu buzima ahubwo nabayeho nkaba nakwandika nta by'urukundo bikamufasha akaba yayikunda akayikundisha no mugenzi we yego okay that's what's up. That's my style yamo tuba turi kumwe tugenda tuganira byinshi cyane bigiye bitandukanye akomeza kugenda aduha show tugana no ku musozo kugira ngo tukureke ugende na gahunda zindi wigiramo next time tuzanagaruka duciringe n'izindi gahunda n'iki ndaza kwibaza ngo yam muri uyu muziki nyarwanda ubona uri muva he ujya hehe ubona ari ikihe cyerekezo ari ihe shusho yawo umuziki nyarwanda aho ugeze ubu birashimishije nubwo ntago haburamo circumstances kwa dufite ibikorwa nka guma birahagarara ariko abasani bacu ntago twacitse imbaraga yego niba ubasha kubona imihanda ukabasha kubona societe hano hanze cyangwa bikunda uzabona ko umuziki ari kiyongeremo harimo imbaraga nyinshi buri wese aba yumvamo music ku buryo wenda ashobora kuzavamo abantu bakatugeza nko ku rundi rwego hejuru cyane nk'uko ubona aba Diamond bari gutwika East Africa mu Rwanda natwe abantu dufite ubushyuhe bushobora kuzatubyarira ikindi kintu kabisa kandi duteze gucika imbaraga na rimwe baseni reka okay generation yawe n'ubuhe butumwa uyiha generation yanjye ndayiha ubutumwa bwo gushaka ufite talent urimo kurwana no kuzamuka ariko akagira ibintu bimuca intege muhe message genda wa message yo gukomeza kwihiringa mpaka kuko ngiye nk'urugero muri Africa sinakubwira ngo nda Diamond kuko akunzwe already nabikubwiye ngendera ku bikorwa umuntu afite nubwo yaba atazwi ariko afite ibikorwa bizima ngiye uwo muntu niwe nkunda man muri Afrika nkunda MT yabayeho mu buzima burenze ubwo mbayongeye cyangwa undi muntu wese isomo rikomeye imihanda nibyo nyigisha isomo rikomeye rero buri wese wumva afitemo impano muri we namushishikariza gushyiramo imbaraga kandi ntacike intege kubuzima bwa aho ubuzima bwamucisha hose okay that's what's up tugenda tugana no ku musozo uradushakira agatracking nka kamwe udusezeresha hanyuma tugarukiye dugira gake dusoza agatracking nka kamwe mugore gato narebe tu wenda abara agatrack kanye bambwira ngo kubitaho kapela ni nyinshi noneho mu gihe urimo kugatekereza uzoguza n'ubwonko ibikorwa byawe abakunzi bawe cyangwa se n'abakunzi b'umuziki nyarwanda nicyo bategurira vuba ahangaha nicyo bateganyiriza hanyuma ubu ugatekerezaho mu mutwe man ntabwo ufite imizigo byinshi komeza ugaragure mu bwonko tu shakemo kamwe uri budusezereshe hanyuma nicyo uteganya vuba cyane ibikorwa byawe abantu babisange he ubabwire wibutse iyo channel yawe hanyuma ibikorwa byawe barabibona ryari dukwita akantu dusoze channel yanjye rero bayita Cedroliam official nko nabikubwiye andi ma platform yose menshi ni Cedroliam official wa following aho bishatse umva baye nagukumvika cyari cyo nagufasha abafana bo ndi kubanza guhiga inyama imbwa nzazibona zizisana ntago zijya zibura inyama yo zabonetse n'ibindi biraza okay kakano wakabonye cyadusoze bihorana ubugoryi bwinshi bigatuma numva nagucika mbaborera ntukanesha umutwe sinandemewe kubabazwa mu rukundo muko buri gihe uhorana dufuti tudashira tugakuma amokora iyi kapo ku buryo mpuje n'imaniga kankaraga ibistori rwose numva naragoswe gerageza rero ubwo bisubideho cyangwa iby'urukundo tubiveho hata maniga tuza kurya bakibaka ababyeyi bagasara ngo n'intare kuko ari ngiye basi thank you so much wakoze cyane kubana natwe reka tukureke ugene gahunda zindi ujyamo twizere ko next time twongera kugukenera tuzongera tukabona n'abana soye n'indi mizigo yawe abana hano kuri Next TV Rwanda ni welcome anytime. Thanks a lot bro. Thank you so much bro. I appreciate it. Ku mutima wabwira abanyarwanda hanyuma dusoze. Igitekerezo sinabwira abanyarwanda no gukomeza gukurikirana ibikorwa by'abahanzi nyarwanda
bagashyigikira umuziki w'iwabo mbere yuko bajya gutera inkunga ahandi, Yego. natwe tukabanza tukagera aho tuva n'aho tugera. True story. Yeah. Okay, reka dushimire abanyarwanda barimo kureba Next TV Rwanda. Reka tubonane mu biganiro byacu bitaha. Nitwa Patrick, dushimire Bella wari kuri kamera zacu, ayo mashusho meza cyane. Mamubona nayo umukobwa witwa Bella, turamushimiye nawe cyane. Reka twebwe dusubire mu biganiro byacu bitaha. Mwakoze cyane kubana natwe. Thanks a lot.